bamikwano bazaringi ni mubyuka n'abavana ruryama namuvana rusinzira namuvana rugomba gushira akagurugu kandi kakati bamikwano shema turi kumwe nigo kakati bamikwano ubu rero nkuko mundeba ahamagaze ni kwivuko iyo wagiye kwivuko hari utuntu twinshi ugenda wibukiranye ubizi saha guys ngiye kubereka utu tuntu nimba mutuzi simbizi reba do ikikwereka ko abanyaruhango nta mikino buri kintu cyose bakibyaza umusaruro iki ni ikirere bapfunyikamo iki ibishambusha noneho ibishambusha ifu y'ubugari n'amamesa ifu turi kubwira abana b'i Kigali babana bavutse i Kigali batazi ko ifu y'ubugari aka kantu kagura mgahe we 10 kamwe ni 10 do de bintu bampakiriye ni ifu y'ubugari n'amamesa bakabyita ubushamushamo imbere harimo urusenda rutetse n'inyanya ubu rero turaje tubirye kwibukiranya ukuntu ko kwivuko ukuntu twajyaga kuvoma tukarwanira ku mugezi urumva hano urisha n'avoka ubu nanze kujya kwicara aho babikaranga kubera n'umusitari batamfotorerayo numye umwana ndamubwira ni rero ibi bintu n'abagabo barabirya n'abana bakabirya ibi bintu bitunze urugo noneho bagiye kumira ibi bintu bitunga ibi bishambusha rero nabiguze ahantu bita kwa Zena n'umunyabishambusha Zena yubatse amazu mu bishambusha ibyo abantu basuzugura urumva abantu basuzugura business ariko nyamara business bambi zitunza abantu nuko Zena yubatse amazu mu bishambusha Zena mutancura we hari n'undi muzigo yamaye nk'isuka ya rubangura icani kagabura pe iragabura abantu mutakora subscribe kuri YouTube channel ashaka yambona wita barago mwaracika muyikore none utu tuntu dutera icyaka ibishambusha bitera ibyaka bisaba kuba ufite akadomora k'ubushera cyangwa k'ikigage urumva n'abagabo turabaha muhumure ibishambusha n'ibya buri muntu wese n'abagabo barabirya n'abana bakabirya none reka nguse urana kiriya giti cy'umuvumu kiri haruguru ababyeyi batubyaye banyakwigendera nababwenge we mukore subscribe n'umwana w'abapfu babiri ubu n'umwana w'abapfu babiri mujye mukora subscribe nyamuneka mbona igitunga imfubyi mbona icyo toka imfubyi bansigiye bajya ku isoko kugurisha nk'udutungo nk'uduhene none kubera ko babaga barabyaye abana benshi baza kuba ufite abana inzana 12 mu nzu urumva bakapfunyikisha ibishambusha bakicara kuri cya giti cy'umuvumu bakabirya warahageraga ugasanga huzuye ibibuto byavoka n'ibisharangara uko nanjye nigize umunyamujyi we akanya gato n'uyi Kigali akanya gato ngiye Kigali bisa nibagirwa urahiso yanjye urahinyoko yanjye umukobwa uvuye i Kigali cyangwa umusore ugiye i Kigali yageze mu cyaro nuko nguko atangira guhamagara urahiso yanjye barabyibagirwa urahinyoko yanjye by the way utuzishamusha nagwa turya wirukanga kwa turya dutera icyaka noneho ngirira impuhwe niyo turya vuga ibintu byaratureze nuko abantu bagera aho ngaho bakibyimbya ugasanga umuntu ntiyarya irindazi ngo ryo muri quartier ngatari irindazi ryo muri Simba niyabaho noneho hari umugore narinzi kera ku cyaro urumva Imana imfasha arebe kino kiganiro noneho akabwira Sheri ubwo dutuye hehe
mu manegeka we mu manegeka ya Ruhango sheri ubwo umugabo kubera ko amaze igihe abonye akazi Kigali urumva agatangira sheri niwibagirwe kunzanira shokora y'i Kigali urumva niyo muri quartier bacuruza niyo muri boutique bacuruza ariko ngo kuba yaguriwe i Kigali nkuko hano Zaring ukumva ko ari ibintu bya hatari karame umhini wayizanye amapiki se aya maji umeze neza ariko ngo bamugenga imini yonye imihini 5 n'amapiki bagiye kuyasana nako twabiguriye hamwe bagiye kubyohereza nabyo reka nko amafaranga sheri agusumye ngahe naga n'amafaranga aramye ngoma yanjye nguha yawe gusa se kuvuga urakaye abantu barahumuye bya hatari naje inzira zose mbona abantu bararakaye muhaga suka sham agutumye ibicari 200 umaze urangarurira wae urangarurira ngendagaruza nundebe gutya dore ibishamba we nakuba kugarurire ku bishambusha mutanye ibi bintu byarakomeye Kigali na toilette turayishyurira iwe nayi ibiceri byanjye reba hari ahantu narice amataye ibiceri nabihari reba no mu musenyi mana yanjye ibiceri byanjye bigiye he ni ibiceri sagwaye ko ari inote ama inote gusa nta giceri ungaruriye gute utangarurira gute batatugorewe n'ibiceri akira sheri ngaho ngarurira turuwasa zanjye rero Batiriwe ukindo wanye kubupfuye mwana umva ibiro ntago babyoroshye mwabantu mwe ubu mureba nanjye mba ndi kugaruza none abantu barande bakavuga ati dore umuzungu waje ku cyaro none bakubita bibuka ya mazina ya kera kandi nsige nitwa mbona bihita amazina ngira yazi banyita Shakira mbona bihita no stress mbarubukiye kazitunga ugaruza ibiceri 300 kirira hano harimo inyanya ikiro cy'inyanya cyaguze cyatani Kigali ko mugiye kubimara we nawe hano hari undi mufungo kandi iyo byakonje ibishambusha rero byasenye ingo z'abagore umugore utagavuye ngaguha udushambusha ndwana kakora we mu byukuri nimusubira ku ivuka iwanyu mujya no ku ipombo mwibuke uko mwacundaga amazi musura abaturanyi ariko nimurye hari ibyaro udapfa kurya amahuko ubonye kose ubiyesha avuga ngo nguraho kana nguraho mama rungu barakwasamuza voka murazimaze mana yanjye gute naryo igishambusha kitagira voka iyi ni ndagihaye aka kana z'ubuturagahawe nakahehe umwana w'abandi mwamuha ibishambusha karararuka ntagira ungurikira njye umuhaye utonda rurimo ahubwo arabimera wakoze nawe mahe nka ziri gushaka nakahese mama uko cyo birakarya pe ngewe mureke mbabwize ukuri kubera isi yanduye kubera isi yabaye isi y'ikibi nk'ahantu nka hano ku cyaro iyo uhaje guha umwana w'abandi ikintu njye sinakimuha agahita arwara mwahava umwana w'abandi agata ikirutsi bati n'ubundi yaraje aje kubamara ko n'ubundi tuba twarakuze turi abarozi twakoze turi abarozi dushaje turi abarozi ntacyo batatwise muri ino si ubu noneho bahita bavuga ngo we ari agashambura ndi kuri kamera nucana urabuciye muri kamera ica hirya mama byanya mbivuga kare kandi karibu mu bishambusha muraho Yesu nashimwe umeze neza
bebe ameze neza ntabwo nabasuye muzanyihanganire oya ariko umva umwana yanyinguriye ibyo nashakaga mu gikari ndabitora ariko njye naje nzi neza kusinziriye ni ukuri ndabizi iyo umuntu afite agahinja mba nzi igitotsi cya buri kanya njye ndabyumva ndabifiringa bya hatari ariko noneho ndahari ndaje duturane ntugire ikibazo mujye mwihangana iyo umuntu ageze ku cyaro agomba gusuhuza abantu bose baba bankumbuye noneho hari uwaje arambwira ngo mana we ngo nakubonaga kuri televiziyo nakubonaga kuri televiziyo ngo narakubona ngo reka nicara hano ngurebe neza Yesu Kristo natekereza ko ndi umwana wo kwa Rubyogo ndi umwana wo kwa Nuza navuga ni mana we no mu cyaro barabimenye ubu ngiye gutangira kujya mvuga inkuru za hano zose rero zose babandi bose baducunaguzaga urakagenda uzabone ntacyo uzimarira nka Peresi bavuze ngo nzabyara mfite imyaka 15 none dore narangiye kuzana urusyo rw'icyatsi kibisi narabya uko bari yambonye mu maraso nafite karame amapiki arambwiye ko agiye kuyaha umuntu agahita yazana humura ararageze hano sibyo amapiki barayazanye ubu naje ku cyari iwacu ku ivuko ndi umwana w'abapfu babiri ni ukuri mujya mu nkunda mukora subscribe ndi umwana w'abapfu babiri mujye badata we nzabivuge ngereze ryari ndi umwana w'abapfu bade na mama na papa dore kari umuntu akanje dore ngaka kabuze n'umugabo ngwira hano bakurebe mukareba umusore ufite gahunda mamagare nakana keza kazi gukora nagashabitsi ariko kagiye kumaraho ibishambusha nukuri kuri iki gihe wikorera publicity nabyisoni ibintu byarakomeye mukobwa ushaka kuvuza hano kwa ati ngiye nitwa kanaka ndashaka umusore ukennye cyo ndashaka umusore w'umukire ariko nakubuje kuzanira umukwe w'umumotari nyamuneka kare abazana bazana umuhinzi bafite isuzu bari kureba iyo video bari azazane umva umukwe uzazana wese nzamwakira ariko umukwe w'umumotari mana yanjye mbabarira sinshaka kwicwa n'agahinda anyway naga ari ukubanga ariko rwose kari umuntu kanje sinshaka ko kazaba incike kazaba incike akiri kare biko bishyushye cyane bifunyitse mu birere byinshi bifunyitse mu birere ariko rero zena n'agasupu n'inyanya zarahenze kera bakoraga igishambusha cy'amahemba ya atatu manini igishambusha kinini rwose ubona ko ari igishambusha kigaragara none ni kano ifu y'ubugari hano igura ngahe muzatuvugire abayobozi muzatuvugire pe nami ndaza gusuhuza nsanze mu kiganiro rwose ariko ndagusuhuza ubu hano ngira musaza wanjye hano mfite musaza wanjye nawe urumva uyu musaza wanjye wibeshye ukavuga nabi yagusoza yaterura agakubita hasi twa turi abakristu turasenga imana nta byacitse niyo mpamvu aje gutwara amafaranga yanjye narindi kugaruza biteze umeze neza se begenda ngwino unyambire ngwino ngwemo amahoro epfo iyo ngaho biracamo se hakurya biracamo muraturusha ikizi keretse ugeze icyo umare ukangurira agafanta mugurira agafanta kangahe se fanta igura ngaho ko amenyereye kwinywera ikigage wambwiye ko ikigage kigura kigura 1000 byonyine akira
urakoze. akira rwose nuko uri hakurya y'amazi uri hano sinaguha nuko uri hakurya y'amazi sanga hagera y'amahoro ego njyewe impamvu yo kugushima njyewe ndayifite mureka mbabwire muri ino si turimo twese tuyisoromaho ibibabi iyi si ureba turiho iyi si ureba turiho tubyimbamo tukabyimba tukibyibushya bamwe tukagayo uko Imana yaturemye ukabona umuntu ari aho ngaho aricunaguza uko Imana yamuremye nuko ariko ari aho ngaho aricunaguza arumva ibere yakonyeje umwana yarikata rikamuva ku mubiri akabona Imana yamuhaye ko kwicara ku igare kuri moto abonye imodoka arabyimbye arashaka kurwongera cyangwa arashaka kurumanura mwoka byara mu isi ngiye kuva nabona aho umuntu muba muri kumwe none hanga muganira mwice muri restaurant muri kurya inyamika muhamagama hano agahita hwera nge nabonye iyi si tuyirebereraho ubusa akayisi nakadomo nakano kanzuguru nyukangana gutya ese cyangwa ushaka kwandi kuvuganira tuvugana unandeba gutya kuri kamwe kavuga kantu singakunda karacyanuka ejo kafunga umuntu ukaba wa mbere ukurira yo shakira namukunda mama buri arega nkubwiza ukuri na muntu umenya makuru yawe umwanzi wawe hari hose abagucunga kubaririza umeze utukajya n'urundi rukundo mukwano darling iyi se tuzisorama ibibabi na nyirayifite ibyiza ukora ibyo ushagomba gukora bigendanye n'igihe ube umugore wo muri smart umunyabwenge ukora ibintu bigezweho ubyo ufitiye ubushobozi nta kwipasa muremure kuko twese Imana ntabwo yadugusize twese ngo tube ku rwego rumwe oya umujyahabiraza kwisize iriho abakire iriho abaciriritse iriho n'abakene hasi kugira ngo wowe mukire uzabazwe uriya mukene uri hasi uziko waruzi neza ko ushobora kwishima ko wakize ukazabura ijuru kubera izo mpamvu Imana ikakubaza wa mukene uri hasi kujya kuri toilette urabimenya wari ubizi neza iki kiganiro se dore dendo wa mugabo aracyorora dendo wari ubizi neza ko mu bukene bwawe Imana izakubaza inama wagiriye umukire abakene tugira amahirwe abakene nibo batanga ibitekerezo buri mishinga myinshi y'abakiri yavuye mu bitekerezo by'abakene wari ubizi urabyumva uzi ko umukire atakumva izi sana atakagombye kuba akoresha abakene ariko abakene bagira ibitekerezo bihora bihagamye hamwe bitajya birenga urabyumva noneho abakire nabo bakabura ibitekerezo byo gukora bya bindi umukene akazana igitekerezo umukire agakora akunguka nuko Imana yatugenje mw'abantu Mana yanjye ndakwinginze iki cyiciro kinkuremo ungeze mu kindi cyiciro ubwenge bwo nzirwariza ndi umwana w'abapfu babiri sinabubura ubwa mama n'ubwa data nge bwambura nzaza nemera nge kubaririra ku gituro mbabwire Imana ibyo mwatwaye mu bingarurire mungarure ku bwenge bwanyu papa ndabizi wapfanye imishinga imambwira byari bimeze bite iyo mishinga nzirwariza ibishambusha rero byabuze isoko ariko ubu buginga Mana yanjye ibishambusha babirogeramo n'amutana bizi utuma umuntu wizeye ngatuma umuntu utazwi anyway nge ndabona nsigaye ndi mbona biturika ndi iwacu naje kugira ngo buriya njye ugerageze usubire ku ivuka iwanyu usubire aho uvuka imbeho z'iwanyu imbeho iguhuheho ubu nimva hano makura imigisha myinshi cyane kuko ndahagera nkahakubura nkagera ncara mu gikoni ngatekesha ibishyitsi nkajya kumva za mama ngakubura nkajya kuya papa nyagacyamu ngakoropayo narangiza ngavuga nawe iyo naragera hano mbarumva nta mahoro mfite by the way ariko nkunda atameze neza ndyoshye na stress ko ngende imigisha yongere ariko iwanyu nushaka no kuhareba
Wanyu nushaka no kuhareba mukwano nguru w'Ikigali. Ngakomeza ubikigali. Njansiga ndipo nabitsa. Bye bye. Nakagaruka. Bite. Bamikwano bazalingi amazina nk'ibisanzwe ni Shakila mbona bihita no stress baluteka zivuga ololo uw'igikundiro. Abantu nsanga mu bigari